naciye muri depression cyangwa se navuga vraiment naciye buriya abantu turi hano hanze mu mahanga kandi baza ko tubihushe n'abantu bari Burayi hari ikintu ndakunda kuvuga ako twese hari igihe duca muri depression cyangwa se agahinda gakabije haba harimo gukumbura n'ibiki ariko nanone ukareba uje muri bino bihugu uje ufite masters uje wari umucuruzi uje wari ufite ikintu wakoraga muri bihugu byacu twari turi abantu bakomeye ukaza hano ugasanga ugomba kujya gutangira muri bwa buzi bwo hasi uraterura amakarito cyangwa se urakora mu bintu by'ama nursing home mu bintu byanuze ugasanga nyine rimwe na rimwe abantu bafite umubabaro so depression nayiciyemo yo kuvuga ariko kwera Imana ibi bintu ndimo haraho bizangeza mfite masters kabisa ubu ngabandi ndi hano kabisa mo ndaterura amakarito na masters nakoraga 7 ku isaha ngiye nakoze ubuzi bwinshi vraiment icyo gihe nigeze gukora ubuzi bune harimo na kamwe ko ku babysitting ipusi takara harimo umuntu umumama nuza kampani nakoreraga bakajya banyoherereza no muri weekend akenshi babaga bafashe urugendo ngiye nshinzwe kugiwe ipusi nkayigabura gasigara ni ipusi nkayigabura nkayihindurira n'ibiki byose ariko bamwe bati amafaranga yakuye ku mukecuru yakoreraga abandi bati yayatoraguye mu myanda muri Leta Zunze za Amerika ndetse abandi bati yayakuye mu mikino y'amahirwe we amafaranga avuga ko yakura he bamwita Coach Gael tugiye kuba twarebera hamwe nyuma y'imyaka myinshi cyane amafaranga ya Coach Gael yabyarayobekanye neza hayakura uyu munsi rero haje kuba hamenyekana kurara mu modoka koza injangwe gukora utuzi tugiye dutandukanye afite masters bikaza kumutera agahinda gakabije kaje kugera ku rwego rwo hejuru cyane uyu munsi numwe mu baherwe bakomeye cyane hirya no hino ku isi uko ndamutse mvuze mu gihugu cy'u Rwanda naba nkosheje kuko afite abazungu barenga 500 ahembwa muri Leta Zunze za Amerika ayo yose ava mu mufuka we Coach Gael wageze muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2013 ariko aza kumara umwaka wose nta n'igiceri cy'icuma akora ubwo yatangiye akazi ka mbere mu mwaka wa 2014 byagenze bite reka turebere hamwe reka nkushimire nanagusuhuza wowe wamaze gukanda subscribe ku Ihozo TV nge tujye kubana muri iki kiganiro ndituru amazina y'inyakuri bamwita Kalombe Gael hazwiho cyane ku izina rya Coach Gael yavutse ku itariki 12 Nyakanga 1988 aza kubonera izuba mu gihugu cy'u Burundi aho yamaze y'imyaka myinshi cyane mbere yuko aza kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu afite imyaka 39 Coach Gael akomoka mu muryango w'abana 5 mu bavandimwe be 4 b'abahungu Coach Gael ni umwana wa kabiri kuko imbere ye hari umwana w'umukobwa tugiye kuba twareba urugendo ndetse n'amateka byagiye biranga urugendo rwa Coach Gael kugeza uyu munsi ari umuherwe ukomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi amashuri abanza Coach Gael yayize mu gihugu cy'u Burundi nyuma yaje kwimukira mu gihugu cy'u Rwanda ari naho yize amashuri yisumbuye ayasoza neza nyuma yaje gukomereza muri kaminuza muri Uganda Makerere University aho yize ibijyanye n'ubucuruzi n'imiyoborere ibyo ntibyarangiriye aho kuko yahise yerekeza mu gihugu cy'Ubuhinde aho yakuye impamyabumenyi mu gashami k'ibarurisha imibare na statistique ayisoza mu mwaka wa 2013 numwe mu banyarwanda bake babashije gukomeza kwiga bakarangiza amashuri makuru y'ikirenga nyuma yaje gusoza ayo masomo yerekeza muri Leta Zunze za Amerika mu mwaka wa 2013 mu mwaka wa 2013 yaragiye abanza gushaka ibyangombwa ndetse abanza kubibura kuko yaje gutegereza umwaka wose nta karima akora kashobora kumwinjiriza n'igiceri n'ikicumi mu mwaka wa 2014 yaje gutangira akazi ndetse atangira akazi bamuhembaga amadolari 7 ariko ayo ngo yatangira kubona na amafaranga make cyane yatangiye guhiga ubuzi bugiye butandukanye nyuma yaho yaje kubona akazi noneho yakoraga nijoro agakora amasaha 120 mu gihe abandi bakora amasaha 40 mu cyumweru urumva ko ni ibintu bitangaje cyane Coach Gael yaje gukomeza gukora cyane ndetse aza kubona ko ubuzima bukomeye cyane kuba yakomeza kuba mu mujyi ndetse aza gufata umwanzuro aravuga ati nta kabuza reka njye nyuma y'umujyi yaje kuba yafata imodoka ndetse aragenda yerekeza hafi neza n'icyaro cyaha muri Leta Zunze za Amerika mu kujyayo nta muvandimwe nta munyarwanda cyangwa umurundi yarahasanze ahubwo bwari uburyo bwiza bwo kugenda akabana n'aba baturage cyangwa abanyamerika bonyine originali babandi batavangiye aha ngaha yaragiye abana nabo ndetse abana neza dore ko n'umwe mu bagabo bazi kubana n'umwe mu bagabo bishobora kukugora kubona yarakaye kuko yihorera mu byishimo gusa atitaye ku buzima bubi yabayemo kuko we akubwira ko iwabo rwose
habaga abantu bangana nabo mu isoko kuko bitamutunguraga kubona haje nk'abashyitsi barenga nk'icumi mu rugo iwabo, ariko ibyo byose ntibimubuze kuba yakomeza yiturije, dore ko umuntu witwa Coach Gael akubwira ko gusangira n'abandi atari ikibazo gikomeye cyane, kuko akenshi cyane biranigaragaza. Coach Gael kuri ubu ngubu umaze guhinduka ikimenya bose, cyane cyane mu bashoramari ndetse no mu myidagaduro. Nyuma yo gukora ako kazi kose kabi ndetse gaciriritse, nyamara afite masters, byatangiye kumutera agahinda gakabije. Akareba neza, atangira kujya ajya mu nzu akikingirana, akareba amashuri yose yize, ariko akareba akazi akora akabona n'ibihwana, akibaza impamvu abandi bakorera amadolari 120 ku isaha, 6 cyangwa 7 ku isaha, nyamara abo bari kuyakorera ayo ngayo ntibamurusha amashuri, ndetse hari n'abayarusha benshi cyane. Ibyo bikomeza kugenda bimutera agahinda, ariko kubw'intego yari afite zo kuzaba umukire ukomeye cyane ntibyamuciye intege. Yatangiye kuvuga ati nta kabuza ngomba kwitatura nkakora amanywa nijoro, ndetse nkaza kuba nagera ku nzozi zanjye nashakaga. Ntibyaciyeho igihe uyu mugabo yatangiye kugenda yigira inama zigiye zitandukanye, aravuga ati nta kabuza noneho reka ntangire kugenda mbika make mbonye, dore ko yagiye afatira urugero ku banyamerika bagiye batandukanye, kuko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akubwira ko hari abakire badatunze smartphone, ndetse nawe yaravuze ati nta kabuza nta mpamvu yo kuba nakwigora mvuga ngo ndagura smartphone zihenze, ibintu byose bihenze. Aha Coach Gael akubwira ko watigize ajya mu maresitora ahenze, ahubwo we yaguraga umuceri ndetse n'ibishyimbo ndetse n'idodo akajya kwitekera mu rugo iwe aho yabaga, dore ko Coach Gael wakubwira ko kuba yagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta nzu yigize araramo yikodeshereje, ahubwo yararaga ingange, ubundi akarara mu modoka, ubundi akagenda akarara ku kazi, dore ko yakoraga ijoro n'amanywa. Ibyo byose rero byamufashije kugenda saving amafaranga menshi cyane, bituma ahinduka umukire. Nyuma yaho yaje kuba yakora utuzi tugiye dutandukanye. Coach Gael yakubwiye urugendo rwe rw'ubuzima, uratangara cyane wareba n'ibikorwa afite uyu munsi ukumirwa. Coach Gael nyuma yo kugenda higa ndetse akagenda arunda utwo dufaranga twose, haje kurunda ibihumbi 50 by'idolari. Akubwira ko ayo mafaranga yakoreye mu mwaka umwe gusa, ariko aza kuba yahita avuga ati nta kabuza reka ngende nyajyane muri banki, ndetse nze kuba nabona uko ntira ndi. Yaragiye atira miliyoni zisaga 200, aza kuba yagura inzu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari nayo yaje kuba yamufungurira amarembo, kuko akubwira ko inzu yaje kuba yagura ari nayo yamufunguriye amarembo yo kuba yashatse Amanda baje kubana nk'umugore n'umugabo, ndetse kuri ubu ngubu bafitanye abana 2. Umugore we ndetse na Coach Gael batangiye kugenda bashyira hamwe, bakavuga bati nta kabuza tugomba kuba twaba mu gice kimwe cy'inzu kw'iyo nzu bari bamaze kuba bagura, ahubwo ibindi bice tukaba twabikodesha abandi. Ahangaha baravuze bati nta mpamvu yo kuyisanzuramo twenyine, ahubwo twakagombye kuyikodesha uko tukajya dukuramo amafaranga amwe namwe tukishyura yanguzanyo. Byaje kugenda uko, batitaye ku nduru y'abakodeshaga mu nzu zabo, ndetse baravuga bati iby'ibizaba byose tuzabyihanganira, bizasanywa n'abapangayi, ariko ikintu cya mbere tugomba kubona ni amafaranga. Ahangaha n'ubundi barakomeje barakora, ndetse inguzanyo ya miliyoni 200 baza kuba bayishyura. Ndetse nyuma yaho Coach Gael yigira inama yo kugura indi nzu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko we n'umugore we bari basigaye bakora bagashyira hamwe. Coach Gael wakoraga amasaha 120 ndetse ataruhuka, umugore we ubwo niwe wagombaga kwita ku bana ndetse agakurikirana n'iby'urugo, naho Coach Gael we yari yabaye munyakazi. Coach Gael wari ufite masters yakomeje kugenda n'ubundi akora twatuzi duciriritse, kubera ko ntabwo yatwinubiye kubera masters yari afite, oya ahubwo yarakomeje arakora ndetse akora twatuzi tugiye duciriritse. Aha yaterwaga inkunga n'umugore we waba ari umujyanama mwiza, ndetse akamufasha kuba yamanaginga ayo mafaranga ndetse no gukurikirana imitungo igiye itandukanye bagiye bagura. Coach Gael we n'umugore we baje kwiyemeza n'ubundi kwigira mu rusengero, dore ko ari Imana yari imaze kuba yabageza kuri ibyo batatekerezaga ko bashoboraga kuba bageraho, kuko Coach Gael kumara umwaka wose adakora yabonaga ko bishoboka ko yagaruka mu Rwanda cyangwa mu Buhinde, kubera ko umwaka wose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kazi, nta kintu ukora, biba ari ibibazo cyane. Ikindi kiyongereyeho, dore ko nta n'icyangombwa yari afite cyari kimwemereye kuba yakorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko kugira ngo ukorere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigusaba kuba utanga imisoro ndetse n'ibindi byose nkenerwa kugira ngo hagire uguha akazi. Aha rero byaramugoraga cyane, ndetse niyabonaga ari ibintu bishobora kuba byanakwanga. Byarakomeje arasenga cyane, aravuga ati nta kabuza ningira amahirwe byibuze nkaba nabona icyangombwa kinyemera kuba natanga imisoro, wenda ibindi nzagenda mbishaka. Kubw'amahirwe yaje kuba yabisitaraho n'ubundi byangombwa biraboneka, atangira gukora akazi nk'abandi. Aravuga ati nta kabuza ya masters yanjye reka ngende nyirambike munsi y'umusego, nta nubwo nzigera nyitekereza ko nyifite. Ariko n'ubundi nk'uko nabikubwiye yarakoraga, ndetse yareba akazi ari gukora, yareba ukuntu ari koza injangwe ndetse no kurarira ibipangu by'abakiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikamucanga ndetse bikamutera agahinda. Yaza gutaha muri weekend, dore ko ngo yaruhukaga umunsi umwe wa gatandatu gusa, nabwo
iminota mike cyane, bikamutera agahinda gakomeye cyane, akarira ndetse akihanagura aravuga ati nta kabuza ngomba kubuzaharanira icyo nashakaga. Coach Gael nyuma yo gushinga ibirindiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amafaranga amaze kugwira ndetse atangiye gukoresha abazungu bagiye batandukanye, yaje kuba yagenda akora ibikorwa bigiye bitandukanye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'imyaka 6 gusa aza kuba yagaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse agarutse mu gihugu cy'u Rwanda yaje kuba yashinga inzu zitunganya imiziki, atangira gufasha abahanzi bagiye batandukanye, ndetse nyuma yahaje kugura ikipe ya basket ariyo yitwa UGB. Coach Gael ubu n'umushoramari ukomeye cyane kuko afite Kigali Universe irimo ibikorwa bigiye bitandukanye. Coach Gael nk'umuntu wize imibare, abantu benshi cyane bakunze kumwibazaho bati ese ntago azahomba. Coach Gael ni umuntu uzi ubwenge cyane mu kijyanye n'imibare, kuko bigoranye cyane kukuba yahomba, dore ko ibyo yakoze byose ababizi, nyamara abantu benshi cyane niba babikeka. Ari aho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaje kuba yava hafi n'umujyi ndetse aza kwerekeza mu cyaro, bati nta kabuza amafaranga azajya akorera n'ubundi azajya ashira muri tike kuko ahagiye gutura ni kure cyane. Ibyo bintu byose ntibabikekaga ko uyu munsi ashobora kuba afite amafaranga angana atya, ahubwo babonaga ko ari ubujiji. Abantu benshi cyane iyo bari kureba Coach Gael ibikorwa agenda akora, bagenda bavuga bati uyu mugabo nta kabuza arasesagura, atugomba gushaka umucungamutungo akajya kugenera aho ugomba gushora. Coach Gael n'ubundi akabima amatwi akicecekera, agakomeza agashora, ndetse agashora na hamwe n'uruhinja rutatinyuka gushora. Abantu benshi cyane bati Coach Gael nta kabuza azahomba, ndetse amafaranga yatangiranye ubu ngubu amaze kuba yakendera, dore ko abakozi bamwe na bamwe yagiye abirukana ndetse n'abahanzi yamanagingaga. Bati Coach Gael yahombye nta kabuza, ati ahubwo arasha azinga ibiraga asubire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ejo akongera akabatungura agakora ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Coach Gael asoza akubwira ati kuvuka uri umukene ni amahitamo y'ababyeyi bawe, ariko gupfa uri umukene ni amahitamo yawe. Niyo nama asoza akubwira. Nanjye nakubwira uyu munsi niba uri gukora ukabona ibintu ntago byemera, wicika intege, ahubwo shyiramo akabaraga ndetse ugenda utekereza n'uburyo wakwagura. Uyu munsi ushobora kubona ubuzima bukakaye ndetse ari ubuzima utazigera uvamo. Aka kanya nshobora kukubwira nti burya hari imodoka ihera mu byondo, abantu benshi cyane bakayinyuraho bigendera, bakavuga bati nta kabuza iriya modoka ntiri buvemo hari. Ariko abantu benshi cyane batungurwa no kubona ya modoka ivuye muri bya byondo, babandi bagiye bayinyuraho ahubwo ikabanyuraho, ndetse ya modoka ikaza guhura nabo igaruka, nyamara bo bakigenda. Coach Gael nawe ni umwe mu bantu bakubwira ko gukora cyane ntawe byishe, ndetse gukora cyane ufite intego ni byiza cyane, ndetse ukirinda bya bindi ubona bitari by'agaciro. Uko Coach Gael nk'uko nabikubwiye muri iki kiganiro, ni umwe mu bantu batunze smartphone ihenze nyuma y'imyaka 6 ageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyamara uyu munsi hari abagera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba aricyo kintu cya mbere babanza kugura. Coach Gael bya bindi byo kumubwira ngo telefone zigezweho, ibyo ntiyarabizi. Akubwira ko imyenda yambaraga ari imwe yatoraguraga mu bimoteri aho yagendaga azenguruka. Coach Gael ntazi umwenda mwiza akigera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'imyaka 6. Yabanje gukora arabanza arigira, ibyo byose arabirunda, dore ko ajya gushaka umugore. Ibyo bintu byose by'agaciro ntiyarabizi. Coach Gael ni umwe mu bafite amafaranga n'ipusi itasimbuka. Ikintu cya mbere nasoza nkubwira muri iki kiganiro ni ugukora cyane, kwihangana ndetse no kudacika intege. Nicyo kintu cya mbere nagusaba. Gitwaye turi kumwe muri iki kiganiro Dituro, mukomeze kugenda mudushyigikira mukanda subscribe ku Ihozo TV, kandi nimukibagirwe gukanda like kugira ngo video zacu zibone recommendation. Mu ibitekerezo byanyu hafi aho musharinge bagenzi banyu. Ikiganiro cyacu nakagaruka, murakoze cyane aho muri hirya no hino ku isi, mukomeze kugenda mugira ibihe byiza.